dukomeje na episode yacu yo kwiga uburyo ki ushobora kwiganirira n'umuntu cyangwa se igihe uri kuganira n'abantu, igihe uri mu nama cyangwa se igihe uri ahantu ukeneye kuba wavuga ururimi rw'icyongereza. Ni gute wabwira abantu ngo mfite umupangu, ubwo umupangu ni plan cyangwa se mfite uburyo ki twakora igikorwa runaka, ukababwira mu cyongereza. Kwa kundi ugishaka kubwira abantu ngo mfite ibyiringiro cyangwa se mfite ikibazo, ukabura uburyo ubivuga, cyangwa se mfite umwanya cyangwa se ntawo mfite, ukababura uburyo ubivuga. Niba uri umwe muri abo bantu, iri somo rirakureba uyu munsi. Dukomeje na episode zacu zo kwiga uburyo ki ushobora kuganira n'abantu mu rurimi rw'icyongereza, dore ko ariyo purpose nyamukuru cyangwa intego nyamukuru yo gutuma twiga ururimi rw'icyongereza. Ndasaba rero wowe wagize amahirwe yo kubona iri somo ukaba warikanzeho, ufate ikayi n'ikaramu wandike, kuko buri somo ni ingenzi kurusha iryashize. Okay? Kandi murabizi yuko ni ingenzi gutangira isomo ukanarisoza mu rwego rwo kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika, dore ko ibintu byose tuvuga aba ari ingenzi. Munyemerero mfata aka kanya nsaba utarakora subscribe kugira ngo ubanze ukore subscribe, tuzagira isomo na rimwe rigucika muri iki cyumweru, dore ko amasomo yacu ari akagaruka kandi akaba ari ingenzi nkuko dukomeza kubibwirwa n'abatari bake. Maze kunyemerera rero tudatinze, niba umaze gukora subscribe, dukomeze n'uburyo bwa mbere cyangwa se interuro ya mbere twabateguriye ishobora kugufasha kuganira n'abantu ahantu waba uri hatandukanye. Ku mwanya wa mbere turazwasanga rimwe, I have a plan. Mfite umupangu. Aha ni nk'igihe waba uri mu nama y'akazi, mukaba mufite nk'igikorwa mushaka nko gukora. Reka dufate nk'urugero, ukora muri kampani runaka mu ishami rya marketing cyangwa ryerekeye ubucuruzi, hanyuma mukaba mushaka gukora marketing ya product yanyu. Ko ababizi murabizi, ushobora kubwira inama yose ati cyangwa muri rusange ukabwira abantu bose bahari ati I have a plan, mfite uburyo ki dushobora kubikoramo, hanyuma bakagutega amatwi ukababwira, kubera ko urababwiye ngo I have a plan, mfite umupango. Okay? Ndetse kandi iyi nteruro ushobora no kuyikoresha umuntu agusabye gahunda, nk'igihe umuntu yaba akubwiye ati se kuwa gatanu uri tayari tuzasohoke cyangwa se tuzajya kureba umupira, ushobora kumubwira ngo no, I have a plan, mfite umupangu kuri uwo munsi. Uwo munsi ni ukuvuga ngo umubwiye ngo nawe upangiye, mfite umupangu. Kuri kabiri turazwasanga I have a solution, mfite igisubizo. I have a solution, mfite igisubizo. Iyi nteruro navuga ko yuzuzanya n'iya mbere, bitewe n'uko n'ubundi ni interuro ushobora kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe, igihe cyose uri ahantu muri sosiyete bakaba bahuye n'ikibazo, cyangwa se mu rugo bakaba bahuye n'ikibazo, ukaba wababwira ngo calm down, I have a plan, I have a solution. Mutuze, mfite umupangu cyangwa se mfite igisubizo, and then bakaguha ijambo ukababwira igisubizo ufite ari bwoko ki. Dufashe nk'urugero, nko mu rugo umuriro ushobora kuba wajemo sirikwe, ukaba ari kuzi gukora ibintu by'umuriro, bahangayitse cyane, ariko ugahita ubabwira ati calm down, mutuze, I have a solution, mfite igisubizo. Okay? Yeah, let's continue, let's proceed. Okay? Kuri gatatu turazwasanga I have an idea, mfite igitekerezo. Okay? Murabyumva neza ko izi nteruro z'uyu munsi ni interuro wifashisha mu buzima bwa buri munsi aho uri hose, yaba ku kazi, yaba mu rugo, cyangwa se yaba wahuye n'abantu. I have an idea, mfite igitekerezo. Idea ni igitekerezo, to have is kugira. Okay? None bivuze ngo I have an idea, uvuze ngo mfite igitekerezo. Murabizi yuko niyo muri mu nama, yaba inama y'umuganda, yaba hehe, ushaka gutanga igitekerezo cyawe, ugomba kuvuga ngo mfite igitekerezo. Sometimes hari igihe bigusaba kumanika akaboko ukavuga ngo mfite igitekerezo, ariko kugira ngo ujye unereka abantu ko usirimutse, ushobora kumanika ukuboko ugahita ubabwira ngo I have an idea, mfite igitekerezo. Si ibyo gusa, mu nama y'ubukwe, muri groupe ya WhatsApp, ushobora guhita ubandikira ka message uti I have an idea, mfite igitekerezo, ugahita ubabwira ukuntu igikorwa runaka muri kuganiraho mushobora kuba mwagikora. Murumva ukuntu aya masomo aba ari ingenzi. Kuri kane turazwahasanga I have a dream, mfite inzozi. I have a dream. Ariko izi nzozi ntabwo ari za nzozi warose uryamye nijoro, ahubwo izi nzozi ni za nzozi z'ibintu ushaka kugeraho mu buzima. Ushaka kugura imodoka, ushaka kugura inzu, ushaka kuzubaka urugo rwiza. Ibyo byose bikombiniye muri I have a dream. Umuntu ashobora kukubaza rero uti what's your dream? Inzozi zawe ni izi. Ntabwo abakubajije zimwe warose, abakubajije ibyo wifuza kugeraho, ugatangira ukamubwira uti my dream is to buy a car, to buy my father a car, to buy my mother a house,
okay, inzozi zanjye no kugura imodoka, nkayigurira mama, nkagura papa inzu, okay, ukamubwira inzozi zigiye zitandukanye ufite, inzozi ushaka kugeraho mu magambo make, okay. Ahangaha rero ivuze ngo I have a dream, uvuga ngo mfite inzozi z'ibintu nshaka kuzageraho. Munyemerere dushyike no ku zindi nteruro, kandi ndasaba wowe umushyashya ku YouTube channel banza ukore subscribe, tunyuzaho amasomo y'ingenzi, ndetse kandi ibikorwa biravuga cyane kurusha amagambo, kuko kugeza aha hari icyo wabonye. Kuri 5 turazkwasanga I have a question, mfite ikibazo. Ariko nureba no kuri 6 turazkwasanga I have a problem, nabyo bivuga ngo mfite ikibazo, ariko izi nteruro nubwo zisobanuye ikintu kimwe ntabwo zikoreshwa ahantu hamwe. Please pay attention. Njya mbona mukunda kuba confused, mwari igihe ahantu ntazi bakababeshya ibintu ntazi. Iyo uvuze ngo I have a question, iyi nteruro ya 5 ikoresha uri nko mu ishuri ufite ikibazo ku bintu byerekeye imibare, economy, computer, just ufite ikibazo mu buryo ki bakora ikintu runaka, okay. No mu buzima busanzwe ko si mu ishuri gusa, uko ufite ikibazo uti I have a question, nyine ikibazo, okay. Kanze nsobanurira ya 6 mwahita mubyumva. Ya 6 iravuga ngo I have a problem, mfite ikibazo, ariko a problem ikibazo cyo mu buzima busanzwe, okay. Turaza kuvuga ngo wenda ikibazo ufite ni iki. Mfite ikibazo nataye imfunguzo z'umuryango, mfite ikibazo imodoka yanjye yatobotse ipine, mfite ikibazo navunitse ukuboko. Ntabwo wavuga ngo I have a question navunitse ukuboko. I have a question to ask you. Mfite ikibazo cyo kukubaza, urankunda cyangwa se nkunda? That is a question. Aho kuvuga ngo I have a problem, nta mafaranga mfite, amafaranga yanshiranye, that is a problem, okay. You get? Nuvuga ngo okay, iyi nteruro ya 6 ture kuvuga ngo mfite imihangayiko nyine by'abazo bibangamiye umuntu, okay. Simfite ibyo kurya mu nzu, I have a problem, nta kazi mfite, okay. Rero kuvuga ngo I have a problem. Such kind of problems are life problems. Ni ibibazo byo mu buzima busanzwe, kuba udafite akazi, kuba udafite amafaranga. Uvuze ngo I have a problem, uvuze ko ufite ikibazo cyo mu buzima busanzwe nyine kikuremerere. Ariko uvuze ngo I have question, uvuze ngo ufite ikibazo cyo kubaza umuntu amatsiko, ibintu biri mu form, okay. Mujye menya kubitandukanya n'igihe bikoreshwa. Ujye ukoresha I have a question mu gihe ugiye kubaza umuntu ikibazo, ariko ujye ukoresha I have a problem mu gihe ufite umutwaro ukubangamiye mu buzima, okay. 7 I have faith, mfite kwizera. Niba uri umukristo ntabwo ari ngombwa kuri sitati yawe ujye uhora wanditseho ikinyarwanda kivana kikoza hariya hirya. Jya ubyuka ku cyumweru wandikeho I have faith kuri status yawe, mfite kwizera ntashidikanya ko umwami Yesu azangirira neza. I have faith, mfite kwizera, okay. You hear me, you get me, okay. 8 I have courage, mfite umurava. Uyu murava mvuga ni wa murava n'iza mbaraga zo gukora igikorwa runaka, kuba ufite umurava wo gukora, okay, passion y'ikintu runaka, ufite umurava. I have courage, mfite umurava. Murare se umurava ko murawumva ko ufite esprit zo gukora ikintu runaka, umva ikintu ushaka kugikora, izo mbaraga nizo bita umurava mu Kinyarwanda, courage mu Cyongereza, okay. Muze kunyemerera rero dushyike no ku zindi nteruro ari nazo za nyuma. 9 turazkwasanga I have curious, mfite amatsiko. I have curious, mfite amatsiko mwese murayazi, ntago matinda, okay. 10 I have hope, mfite ibyiringiro bitandukanye no kwizera. I have hope, mfite ibyiringiro, okay. 11 I have time, mfite umwanya. Ahangaha ni nk'igihe umuntu yagupropoza appointment runaka cyangwa se gahunda runaka, ukamubwira ati it's okay, I have time, nta kibazo, mfite umwanya. Ubwo ni nko kumwemerera, murabyumva. Iteka ryose iyo wemera ntabwo uvuga yes. Bemera mu buryo butandukanye. Niyo umuntu akubwira ati se kuwa 5 uzabona umwanya tujye gutembera, uvuga ngo yes I have time, why not, yego mfite umwanya, kubera iki nabyanga? Ntabwo igihe cyose ari yes. Mujye musirimuka. Dushyike kuri 12 I have nothing, nta kintu mfite. Nothing, ubusa, nta kintu. I have nothing, nta kintu mfite pe.
aho umuntu ashobora kukubwira ati lend me some money, ntiza amafaranga. Lend me some money, ntiza amafaranga. Ukamubwira ngo I have nothing, nta kintu mfite, nanjye imifuka irera de. Okay, nk'ibisanzwe rero munyemerere kuba bamaze gukora subscribe, murabizi yuko at the end cyangwa se ku musozo wa every video, ku musozo wa buri somo tuba dufite icyo twita homework y'uyu munsi. Rero muraza kuyisubiza kandi nizere yuko nta gukopera, kuko iyo kopeye duhita tubibona. Nta gukopera mu byo twakoze, ahubwo ukoresha ubwenge bwawe, creativity zawe n'ubushakashatsi bwawe n'ubumenyi wiyongereyeho ugasubiza homework. Homework y'uyu munsi rero agira uti what do you have? Niki ufite? What do you have? Niki ufite? Murasubiza muri comment. Turabakunda, mudufashe gushanga ibikorwa byacu. Ciao ciao, murabe ingenzi. Bye.